ndagusuje wowe ukomeje gukurikirana ibihangano byacu. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Uyu munsi ndashaka twikomeze n'inkuru yacu Imvune z'urukundo igice cya 3. Duherukana na David yo gushaka umukufi mu nzu yawubuze. Ariko se nimba yarawubitse wagiye hehe? Kubera iki se nakomeje gushaka umukufi cyane? Muri kumwe na Wose. David yakomeje guhiga umukufi mu nzu yose ariko ntiyawubona. Nuko abwira Aline ko umukufi utari kuboneka, maze aramwegera niko kumubwira ati, ntugire ikibazo, nagushakira n'undi mwiza ugezweho kandi uhenze cyane. Aline yumvishe ko umukufi ukomeje kubura, intimba n'agahinda byuzura mu mutima we, maze amarira menshi yisuka ku matama ye. Nuko abwira David ati, uriya mukufi ufite igisobanuro kinini kuri njyewe, sinshaka kuwutakaza rwose. Nuko David ariyumvira, ahamagara umwe mu bakozi bakora isuka aho mu nzu, amusaba ko yamuherekeza aho bamena imyanda. Maze baragenda, bagezeyo batangira kujagajaga mu myanda. Wa mukozi arebye ku ruhande, ababonye wa mukufi, nuko arawuhanagura awuhereza David. David nawe ahita agaruka mu nzu yihuta cyane, awuhereza Aline. Aline akiwukubita amaso, ibyishimo biramurenga, nuko arahaguruka ahobera David, aramushimira cyane. Ariko David agira amatsiko menshi yo kumenya byinshi nyuma y'uwo mukufi, byari byatumye Aline abura amahoro. Tugarutse muri hoteli, hari habaye ikirori cyo kwakira umukobwa wa Pascal witwa Chantal, wari uvuye kwiga mu Bwongereza ibijyanye no gutunganya imigati. Iryo joro baraye babyina, amayoga baranywa, mbese urebye bari bishimye cyane. Bukeye mu gitondo, Pascal n'umukobwa we Chantal bari ku meza. Chantal yasabye ko bamuzanira imigati kuko yumvaga yikumbuye cyane. Umukozi wari ushinzwe kubitaho yahise ayitunganya, nuko arayizana. Chantal yumvisha impumuro y'iyo migati, yumva haranayizi, ariko ntiyahita akurura neza cyane. Ibyo ntiyabyitayeho cyane. Ariko uko akomeza kurya, akumva uwo mugati harandi hantu yigeze kuwurya, ariko atari kwibuka neza. Areba papa we bari bicaranye aho bari gusangira, nuko aramubwira ati, papa, ndishimye cyane kuba nongeye kuba ndi kumwe nawe, ndetse turi gusangira. Ibi byaherukaga kera cyane. Nuko papa we aramwenyura, maze aramubwira ati, mwana wanjye, ndagukunda cyane kandi ntewe ishema no kuba nongeye gusangira nawe. Tugarutse kwa David ahagaze imbere ya Aline, amufashe mu biganza byombi, ndetse ari kumureba mu maso, ariko asa nk'uwatunguwe cyane. Nuko abaza Aline ati, ese koko uwo mukufi ni uw'agaciro gakomeye kuri wowe, ko wawubonye ukishima cyane? Aline amusubiza mu magambo y'agahinda agira ati, cyane rwose, ni uw'agaciro gakomeye kuri njyewe. Ubwo nari nkiri umwana muto nibwo nawuhawe na mama. Ndabyibuka wuma yarambwiye ngo sinzigire na rimwe ntandukana nawe, kandi mu gihe nambaye uwo mukufi njye numva ko ndi kumwe nawe. Uwo munsi nibwo bwa nyuma navuganye nawe, kandi nabwo mperuka kumubona amaso ku maso. David yumvisha amagambo ya Aline ateye agahinda, aramwegera, aramwiyegereza, amuhanagura amarira, maze aramubaza ati, none se ntago yakubwiye impamvu agusize wenyine? Aline n'ikiniga cyinshi aramusubiza ati, ntiyigeze ambwira impamvu, gusa muno mukufi yarambwiye ngo ningira imyaka 25 nzawufungure, nibwo nzamenya impamvu ansize njyenyine. Ariko ndumva ntagomba gutegereza ko igera, reka tuwufungure, wenda wasanga hari n'ibindi byinshi wanyibutsa. Tugarutse muri hoteli, Chantal akomeje kwibaza ahantu uriya mugati yariye kare ahawuzi. Haciye akanya gato, yaje kwibuka ko akiga muri segonderi hari umuhungu bakundanaga, ndetse yakundaga cyane. Yibuka ko ari we wakundaga kuwumuzanira bakawusangira. Yahise yibuka ibihe byiza byose yagiranye n'uwo muhungu, nuko yibwira mu mutima we aya magambo agira ati, ese buriya yaba akinkunda koko? Ndabizi naramubabaje cyane,
ariko ngomba kumushaka nkamusaba imbabazi kuko naramukundaga cyane. Nuko ahaguruka aho yari yicaye, yinjira mu cyumba, afungura akabati maze akuramo ikayi, ayifunguye asangamo ifoto, nuko arayitegereza cyane. Mu rugo kwa David hari nafashe wa mukufi mu ntoki n'amatsiko menshi yo kumenya ikirimo imbere. Nuko arawufungura asangamo urwandiko ruriho amagambo menshi, asaba David ko yamuherekeza agataha akabona uko asoma urwo rwandiko yitonze. Nuko David amuha umushoferi aramutwara. David asigara yicaye mu ntebe, afata telefone atangira kureba ifoto ya Aline. Bigaragara ko ku maso ye yishimye cyane. Nuko aramwenyura, arangije arivugisha ati, genda Aline, uri mwiza, iyakuremye yaraguhaye, nta na kimwe yakwimye. Useka neza, uvuga neza, kiretse ikitararemwe n'icyo utahawe. Chantal akomeza kureba ya foto, ari n'akagendagenda mu cyumba. Kubera ukuntu yari yarangariye iyo foto cyane, byatumye agunga ameza yari ateretseho ikirahure kirimo amazi, maze ya foto ayifasha hasi. Ahita aza gufata cya kirahure ngo kititura hasi, maze kikamenekera mu nzu. Ibyo birangiye, yagarutse gutora ya foto ngo ayibike. Nuko agiye kuyitoragura, kubera ko iyo foto ye yaguye hasi yiyubitse, yabonye amagambo yari yanditseho, nuko arayitoragura arayasoma. Arangije kuyasoma yahise asohoka mu nzu, nuko yinjira mu modoka aragenda. Ariko agenda yibuka ya magambo yasomye kuri ya foto. Ageze ahantu hamwe munsi y'amashuri, yabonye ahantu handitse amagambo asa neza neza nk'aya yandi yasomye kuri ya foto. Aparika imodoka ku ruhande maze ayisohokamo. Yinjira hantu maze asangamo abantu benshi. Abereka ya foto, ababaza niba umuntu wari uriho bamuzi. Baramuhakanira, bamubwira ko uwo muntu ntawe bazi. Nuko arakomeza arinjira. Ageze imbere ahabona umusaza wari wicaye ku ibaraza, aramusuhuza, nawe amwereka ya foto. Aramubaza ati, niko muze, uno muntu waba umuzi? Umusaza arayitegereza, aramubwira ati, uyu mwana ndamuzi cyane, yabaga hano n'umuryango we, ariko hashize igihe kinini batagituye hano. Chantal aramubaza ati, none se wabuze ahantu bimukiye? Umusaza aramusubiza ati, mwana wanjye, nkubwiye ko mpazi naba nkubeshye. Chantal arikubita n'umujinya mwinshi, yinjira mu modoka arataha. Ariko ataha atishimye kubera ko yashakaga atamubonye. Tugarutse ku rundi ruhande, Aline yageze mu rugo, yinjira mu cyumba arifungirana. Afata rwa rupapuro ararurambura, atangira kurusoma muri aya magambo agira ati,